Nshuti bakunzi ba Rio World News 250 nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru aba ari gucicikana hirya no hino, yaba aya politike, yaba ayo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ay'ibyamamare n'abahanzi, ndetse n'andi makuru yose aba arimo aravugwa. Mbere na mbere reka twongere dushimire abantu bose bamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, kandi nawe utarakanda subscribe aka niko kanya ngo utazongera gucikwa n'amakuru mashya, amakuru agezweho, amakuru aba ari gucicikana hirya no hino, haba mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Kanda subscribe kuri YouTube channel yacu, wibuke gukanda no kuri notification bell kugira ngo amakuru yose ujye yagezwaho ako kanya tukimara kuyashyiraho, uzajya uhita ubimenyeshwa. Muri aka kanya rero tugiye kugaruka ku muhanzi Diamond. Diamond ni umwe mu bahanzi umuntu yavuga ko umuziki wahiriye cyane. Bahiriwe n'ibikorwa byabo bya muzika. Uretse na muzika, afite n'izindi business, ubundi bucuruzi akora ku ruhande, ariko byose abikesha umuziki we. Dore yuko nta wahakana avuze ko uyu muhanzi ari we number 1 cyangwa se ari we Simba nkuko akunda kwiyita mu gihugu cya Tanzania. Kandi nanone uvuze yuko muri East Africa cyangwa se muri Afrika naho yaza mu bahanzi bakunzwe cyane, ntabwo bapfa kubihakana. Mu minsi ishize rero nibwo uyu muhanzi yagiraga inkuru, amakuru menshi amuvugwaho atandukanye. Turamuzi cyane ku bijyanye n'abagore benshi bagiye bakundana bakabyarana bagatandukana, ndetse n'andi makuru atandukanye. Ariko ayo makuru yose uko yavugwaga, we niko yabaga arimo aracuruza. None se kuri ubu wavuga ati Amayeri Diamond akoresha umunsi yamushiranye yazaba uwande? Birashoboka yuko Diamond Amayeri yamushiranye akaba ari kwifashisha uwitwa se mu kuvugwa mu bitangazamakuru, kandi uko niko birushaho kumucururiza bitewe nuko usanga ari uhora agarukwaho. Nyamara Tanzania ifite abahanzi bashoboye barenga 50, ariko biragoye kubabona bavuzweho usibye iyo basohoye ibihangano bishya. Buri muhanzi wese uza agaciro k'itangazamakuru iyo hashize icyumweru atavuzwe aba ari mu marembera, kuko aba agomba gucuruza, kuvugwa no kugibwaho impaka. Diamond Platnumz ni urugero rwiza rw'umuhanzi ushaka guhora avugwa buri munsi, ndetse ikintu cyose yakoresha mu kubigeraho aragiharanira bigakunda. Nta cyumweru gishize muri buri gitangazamakuru cya showbiz hano mu Rwanda ndetse n'ahandi mu karere no ku mbuga nkoranyambaga hacaracara inkuru y'uwiyita ko ari se wa Diamond. Nyamara ugasanga we araruca akarumira, ntagire icyo abivugaho, ahubwo ugasanga abantu ba hafi ye bageze icyo babivugaho. Nyina umubyara aherutse kwerekana ifoto ya se nyirizina wa Diamond, noneho itangazamakuru rirongera ribona icyo kwandika no kuvuga. Nta minsi ibiri ishize kandi hasohotse inkuru y'uko Platnumz yahinduye amazina ye bitewe n'uko yari yarahawe amazina n'utari se wa nyawe. Noneho ikinamico yo gukomeza kwiganza mu mitwe y'abakurikira ibijyanye n'imyidagaduro bongeye gutungurwa no kubona inkuru igira iti uwahoze azwi nka se wa Diamond Platnumz yatakambiye abanyatanzania abasaba inkunga kuko ubuzima bumumereye nabi. N'ubundi iyo urebye neza usanga izina Diamond Platnumz rigaruka muri iyo nkuru, ukaba wakwibaza ayo mayeri ari gukoreshwa n'uwo muhanzi usanzwe ufatwa nka nimero ya mbere muri Tanzania mu muziki wa Bongo Flava na yahe, cyangwa se ashingiye kuki? Mzee Abdul Juma waherukaga guca ibintu ubwo byatangazwaga ko atari we wabyaye umuhanzi w'icyamamare Diamond Platnumz, yasabye abanyatanzania ko bamuteranyiriza amafaranga akabona igishoro cyo gucuruza imyenda ya caguwa, dore ko ngabikunda cyane.
Uyu musaza yagiye agaragara kenshi ari mu bukene bukabije, kandi uyu muhanzi Diamond yitaga umwana we atunze amamiliyoni y'amadolari akura mu muziki no mu bindi bikorwa bye by'ubucuruzi. Icyakora Abdul Juma anengwa na benshi kuba yaratandukanye nabi na nyina wa Diamond Platnumz yari acyuye akaza kugaruka asaba gufashwa n'uyu muhanzi ukunzwe na benshi muri Afurika ndetse no ku isi. Nyina wa Diamond uzwi nka Mama Dangote niwe watangaje ko Abdul Juma atari we se wa nyawe wa Diamond Platnumz, ahubwo ko se w'uyu muhanzi yapfuye agahitamo gushakana n'uyu mugabo wa kabiri. Nyuma yo kubona ko ntacyo yakura kuri Diamond Platnumz, cyane ko byamaze kumenyekana ko atari se, Muzehe Abdul yapfukamiye abanyatanzania ababwira ko ageze mu zabukuru ndetse amaguru ye yabyimbye kubera uburwayi buzwi afite, bityo bamuteranyiriza amafaranga agacuruza. Inkuru yanditswe na bong5.com, aho uwo musaza yagize ati narotaga kuzagira ibiro nkoreramo kuko ndi umuntu ukunda gucuruza inkweto n'imyenda bya caguwa. Uyu musaza kandi yakomeje asaba abanyatanzania kumuteranyiriza agakabya inzozi ze. Amayeri ya Diamond Platnumz yagiye akoresha mu kwamamara, ariko bamwe ntibabyiteho. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 ubwo yaganaga Davido bagakorana indirimbo number 1 yasubiwemo cyangwa se remix, yahise atangira kwamamara ndetse atangira guhenda mu bitaramo, mbega kumutumira birahenze. Inkuru zigaruka ku bagore bashwanye ni kenshi mwagiye musoma inkuru zivuga ko Diamond yatandukanye n'umukobwa runaka kandi bakaba barabyaranye. Aba bagore barimo Hamisa Mobeto, Zari the Boss Lady, Tanasha Donna n'abandi benshi yagiye yifashisha mu kurangaza abamukunda kugira ngo izina rye rikomeze ritumbagire, izina rye n'ibikorwa bye bikomeze bitera imbere. Byabayeho ko Diamond yemera bakamusebya ko atabyara ndetse atanazi gutera akabariro, aho umwe mu bakundanye yatangaje mu itangazamakuru ko Diamond Platnumz iyo ageze ku buriri ahita agwa agacuho, bityo ko nta kintu azi gukora. Andi mayeri yakunze gukoresha nayo kuvuga ko agiye gutangiza ibikorwa runaka cyangwa se kugura inzu mu gihugu runaka, nyamara bikarangira ntayaguze. Ubu rero ikigezweho ni ikinamico y'uwitirira ko ari se, n'iri kurangaza abantu bakamutekereza cyane kurusha kuba bakwita ku bibazo byabo, nyamara batazi ko we ari kurushaho kwigarurira imitima yabo, ari nako basubira inyuma bakareba bimwe mu bihangano bye bikarushaho gukundwa cyane ndetse no kwamamara. Diamond Platnumz yagiye avugwaho gukorana n'abarozi, ariko we akabihakana agahamya ko gukora cyane ari byo ashyira imbere. Ubundi umuhanzi ushaka gucuruza ahora agarukwaho mu bitangazamakuru, noneho ibigo by'ubucuruzi iyo bigiye guhitamo uwo bakorana ngo abamamarize, bahera kuri wa wundi uhora avugwa cyane kuko ari we baba babona yababyarira inyungu. Ibi biri mu bihora bihesha Diamond Platnumz amasezerano aremereye n'ibigo bikomeye muri Tanzania no hanze yaho, kuko izina rye rihora mu bitangazamakuru. Abahanzi bakizamuka bashaka kubyaza umusaruro impano yabo bakwiriye kujya bigira kuri bamwe mu baba bafite amayeri menshi bakoresha mu guhora ku isonga, baba bakoze ibihangano cyangwa batabikoze bagahora bavugwa. Urugero rwiza hano twabaha ni nka Diamond Platnumz, kuko no mu minsi yashize aherutse guserebra anniversary y'imyaka 10 amaze ari kuri hit, amaze akunzwe cyane, mbega amaze ibikorwa bye biri gutera imbere buri munsi. Twabibutsa ko Diamond Platnumz ari uhenze kumutumira mu bitaramo mu bahanzi bo muri Tanzania no muri aka karere Tanzania iherereyemo. Niwe ufite ibihembo byinshi by'imbere mu gihugu ndetse n'ibindi bihembo mpuzamahanga. Niwe watandukanye n'abagore benshi kandi bakaba baranabyaranye abana. Niwe muhanzi muri icyo gihugu ufite inzu ifasha abahanzi n'ibitangazamakuru yayitiriye. Bivugwa kandi ko ari we ufite amafaranga menshi ugereranyije na bagenzi be bakorera muri iyo nzu itunganya umuziki. Kandi nanone agahigo ko kugira indirimbo yarebwe na miliyoni 1 mu masaha 8 kuri YouTube
ako gahigo niwe ugafite. Indirimbo yakoranye na Koffi Olomide mu masaha 8 gusa yari irebwe na miliyoni 1 kuri YouTube. Indirimbo ze kandi kuri ubu ngubu zikomeje kwigaranzura indirimbo twari tumenyereye ko arizo ziba zikunzwe cyane muri Afurika, arizo ndirimbo zo muri Nigeria. Kuri ubu ngubu rero indirimbo za Diamond nizo ziri kuza mu myanya ya mbere zigenda zigaranzura indirimbo dusanzwe tuzi ko zakabaye arizo zikunzwe. Uyu muhanzi Amayeri ye umunsi yamushiranye bizagenda bite? Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu, andi makuru y'abahanzi, ay'ibyamamare, aya politike ndetse n'indi myidagaduro muri rusange arakomeza kubageraho buri munsi.